ndambagiza umukobwa ubukwe buzaba mu kwa 12 bupfa mu kwa 11 mariage birapfuye nihangana imyaka iyo 5 ndimo mvuga ngo mwami Yesu ese wangirira neza ndategereza muri iyo minsi nyiri inzara nyirukana inzu nabagamo ubwo ndahananutse hari ikirere kindi nari ndimo cyari kirimo akantu uvuga ngo agafaranga numbaza aho amafaranga yisajya ubukene baburaje za karande tujya dukubita z'abantu bazamuka bakongera bakamanuka kumbo nawo ni umwuka y'iwacu yubanza ureba ibintu bibi wanyu hari igihe ibintu bibi wanye ari byo bikomeza kugenda bigukubita nutarambirwa zino karande ziwanyu ngo zisenye zizakomeza zikwatake nyirinzu aranyirukana anyirukanye mburahomba nari umuntu wagiraga abakozi ubwo icyo gihe nibaba bakihari nawe urabyumva wabagaburira iki nari narabazaniwe na wa mufiyase wa mbere biracanga binyobeye nagurishije akantu kose narifite abantu bagira umwuka ugurisha bakagurisha ibyo bambaye bakagurisha udutelefone bakuramo udusimukadi uriya ni umwuka w'ubukene ziriya ni karande naragenda icara ndyamye nijoro Imana irazirambwira ngo nimvuma isezerano rya mbere nari naragiranye n'uriya mukobwa isezerano ndarivuma irambwira ngo ndemye irya kabiri irambwira ngo saba umugore wese wumva ushaka niwe ngiye kukuremera mu nzozi yara ndabwa ni witeka guyange nubwo ndi mu butayu urayisi jya ugira imitekerereze y'Ikanani kandi uri mu butayu ubutayu ntibukajye bugukubita ngo bukwereke ko ari bwo buzima ndavuga ni rero papa ndashaka umugore wanye n'icyerekezo njyamo apana icyo mvamo girira umuntu mwicaranye ngo nukajye usaba ibintu bihwanye naho uri jya usaba ibintu bihwanye n'icyerekezo ujyamo aguranyumva neza jya usaba ibintu bihwanye naho ujya nukajye usaba ibintu bihwanye naho uva aho uva urimo urahava saba ibintu bihwanye n'icyerekezo ujyamo icya kabiri Yesu ashimwe cyakwimura mu buzima busharira ukajya mu buzima buryoshye no guhindura imitekerereze aguranyumva neza guhindura imitekerereze guhindura iki reba umuntu mwegeranye mubwira ngo nudahindura iyo mitekerereze wari ufite ahuri uzahaguma nagushobora gukira utaragira imitekerereze y'abakire Imigani 23:7 haravuga ngo kuko ko umuntu ategereza ku mutima we ni kari na rimwe uzigera ugera ku kintu utari watekereza Abami ba kabiri ibice byawo ni 13 umurongo ni wa 14 kugeza 18 Elisha agiye gupfa ahamagara umwami aramubwira ngo endi imyambara yenda aramubwira ngo yikubite hasi arangije yikubita hasi gatatu aramurakarira aramubwira ngo iyo uza gukubita hasi 7 wari gutsinda abasiriya kugeza igihe barangirije ngo ariko ubwo kubise hasi gatatu uzatsinda Siriya gatatu murebe mu maso mubwire ngo aha amaso yawe akwereka ko uzagera niho Imana izakugeza iyi Imana igiye kukujyana ahantu hakomeye itegura n'abantu muzinjira nayo Yesu ashimwe Yesu ashimwe mumbwire ngo iyerekwa ryose ufite rizashyigikirwa n'abantu hari igihe umuntu usaba nsenga ngo mu izina rya Yesu ngo ndirukana abantu urirukana uko wirukana abantu uri murirukana Imana ikoresha abantu babi barahari ariko nabeza barahari irukana umwuka uri mu bantu babi uhamagara abantu beza mwijuru wabo ubuntu Imana iguhaye ubuntu buguhuza n'abantu abantu bakakuzanira ibintu yego ukeneye abantu Imana iguha abantu mumbwire ngo ibintu ukeneye bifitwe n'abantu ubutunzi bwawe Imana yabubikije abantu akazi kawe Imana yakabikije abantu visa yawe ifitwe n'abantu igihugu uzajya muzakirwa n'abantu ayiwe Mana we
reka munyemerere muhagarare ufate Bibiliya yawe. Abari online nawe haguruka ahantu uri ufate Bibiliya yawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ngiye kuvuga ibintu birindwi byatuma wambuka ukava mu buzima bw'ubutayu, ukava mu buzima busharira, ukinjira mu buzima buryoshye. Kuko uyu munsi murinjira mu buzima buryoshye, murava mu buzima busharira. Turasoma Zaburi 123 umurongo wa 3 n'uwa 4. Iyo tuvuze guhaguruka mujye mwigora muhaguruke. Kumvira biruta ibitambo. Ufate Bibiliya yawe kandi uza mu nzu y'Imana ufite Bibiliya. Fata Bibiliya yawe. Tina wahageze? Baguhe mikoro. Zaburi 123 umurongo wa 3 n'uwa 4. Obenistance. Unda barambura igitabo cyo Kuva. Soma. Uwiteka utubabarire. Uwiteka utubabarire, utubabarire. Kuko duhaze cyane. Kuko duhaze cyane. Igisuzuguriro. Igisuzuguriro. Imitima yacu. Imitima yacu. Ihaze cyane. Ihaze cyane. Gukobwa. Gukobwa. N'abaruhukira mu mahoro. N'abaruhukira mu mahoro. No gusuzugurwa n'abibone. No gusuzugurwa n'abibone. Risubiremo, risubiremo. Uwiteka. Uwiteka utubabarire. Ndagira ngo asome nawe udukurikiye, nawe uzabikurikira nyuma, nasome ijambo ry'Imana nawe ujye usubiramo. Ngaho reka asome. Kuko Matayo 12:3 haravuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindisha kandi amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Gerageza ukuvuga ngo tubabarire ubwo imbabazi ziraza. Nuvuga ngo duhaze igisuzuguriro ubwo kirakuvaho. Amen. Yego? Gerageza niyo mpamvu nabwiye mujye musoma ijambo ry'Imana. Aha, soma. Uwiteka. Uwiteka utubabarire. Utubabarire bivuga cyane. Utubabarire. Utubabarire. Kuko duhaze cyane. Kuko duhaze cyane. Igisuzuguriro. Igisuzuguriro. Imitima yacu. Imitima yacu. Ihaze cyane. Ihaze cyane. Gukobwa n'abaruhukira mu mahoro. Gukobwa n'abaruhukira mu mahoro. No gusuzugurwa. No gusuzugurwa n'abibone. N'abibone. Amashyi menshi kwa Yesu. Igitabo cyo Kuva 12 umurongo wa mbere. Obene sandove. Ubuzima busharira murabuvamo. Nawe udukurikiye bwari bugushaririye, bwari butugoye. Umva uyu munsi burakurekura. Soma mu izina rya Yesu. Uwiteka abwirira Mose na Aroni. Aha. Mu gihugu cya Egiputa. Yego. Uku kwezi kuzababera. Uku kwezi ni ukwa kangahe? Kwa 8. Uku kwezi? Kwa 8. Ni ukwa 9? Ni ukwa 5? Ni ukwa mbere? Mumbwira ngo uku kwezi kwa 8 kuzakubera ifura. Kuzakubera ifura. Mu mezi yose. Mu mezi yose. Wabayemo? Cyangwa se mu mezi yose uzabona. Imana iguhaye ukwezi kwifura. Ifura ni ikintu kinezeza umuntu. Ababyayi mwabyaye hano muri. Hari ikintu kinezeza nk'umwana w'ifura. Umwana wa mbere. Yego, umwana wa mbere. Ifura ni ikintu gikomeye. Ikintu rero Imana muri uku kwezi igiye kuguha ifura. Igiye kuguha ifura. Uku kwezi kuzababera iki? Kuzababere ifura y'amezi. Ifura y'amezi. Kuzababera ukwezi kwa mbere. Kuzababera ukwezi kwa mbere. Mu myaka. Oya mukoreho nta kintu bitwaye. Mubwire ngo mwene data. Mumbwire ngo amezi yose. Mu myaka yose wabayeho. Yabaye imyaka y'ubusharire. Yabaye imyaka y'uburetwa. Yabaye amezi y'umubabaro. Uyu munsi uku kwezi kwa 8
uku kwezi uboneyemo rino jambo, uku kwezi wumviyemo rino jambo, kukubera ukwezi kwifura mu mezi, kukubera ukwezi kwifura mu myaka 2022, ukubere umwaka w'uburyohe, w'ibitangaza, wo kunesha, wo kwakira, wo gufata, wo gutsinda, wo gutera imbere, wo kubaho, wo kuzamuka, w'icyubahiro. Sabura haleluya, sabura haleluya, murebe umubwira ngo hanyuma y'uyu munsi ibyo wabonye ntuzongere kubibona. Hanyuma y'uyu munsi amaso yawe ntazongere kubona ibibi. Hanyuma y'uyu munsi ubuzima bwawe bwimuke bugera butigeze buba. Uyu munsi Imana ikwambike imbaraga zigendera hejuru y'amazi. Abarozi bambukiye batera urugo rwawe, Imana iba ariwo yambukira ineshereza ubuzima bwawe. Uko Yesu yagendeye hejuru y'amazi, nawe aguha imbaraga zo kugendera hejuru y'ibibazo. Vuga ngo biratangiye. N'uyu munsi, n'uyu munsi, n'uyu munsi, n'uyu munsi, n'uyu munsi urakira umunsi w'ifura, urakira ukwezi kw'ifura, urakira umwaka w'ifura. N'uyu munsi, n'uyu munsi biratangiye, biratangiye, biratangiye. Imana itangije ibirori, Imana itangije ibirori, Imana itangije ibirori. Dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe, umunyakibi ntazagaruka. Yuda we, komeza ibirori byawe. Ahari Yuda hashyira izina ryawe. Mumbarize ngo witwa nde? Mumbarize ngo witwa nde? Ahari Yuda rero hashyira izina ryawe, hashyira izina ryawe, hashyira izina ryawe, hashyira izina ryawe. Mumbwira ngo uyu munsi komeza ibirori byawe. Umurozi wakurogaga ntazagaruka ku marembo iwawe. Ibyo yoherezaga ntibizongera kugufata, ibyo yagutezaga ntibizongera kukugeraho, ibyo yatoteraga ntibizongera kugufata. Dore imbaraga z'Imana ziragukingirije, dore imbaraga z'Imana ziragukingirije, dore imbaraga z'Imana ziragukingirije, dore imbaraga z'Imana ziragukingirije. Uyu munsi, uyu munsi Imana ikwambuye ikamba ryo kwirabura, ikwambitse ikamba ryo gukiranuka. Uyu munsi Imana ikwambuye umwambaro w'igisuzuguriro, ikwambitse umwambaro w'icyubahiro. Uyu munsi Imana ikwambuye umwambaro w'ubushomeri, ikwambitse umwambaro w'akazi. Sabura haleluya, sabura haleluya, sabura haleluya, sabura haleluya. Ndimo ndumva imbaraga, 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 ndimo ndumva imbaraga. Hari imbaraga zigiye kukwinjiza, hari imbaraga zigiye kukugendesha, hari imbaraga zigiye gutuma utinyuka. Ibyo wari waratinya ugiye kubitinyuka, ibyakugendaga ugiye kubigenda hejuru, ibyakurwanyaga ugiye kubigenda hejuru. Komera Imana amashyi niburi mu nyuma. Ni ryari? Ni ryari? Ni ryari? Vuga ngo ni uyu munsi. Imana ikwambuye umwambaro w'igisuzuguriro. Vuga ngo ni uyu munsi. Uwiteka utubabarire, utubabarire, kuko duhaza cyane. Niko Zaburi ivuze. Igisuzuguriro
imitima yacu iraze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibona. Umwuka wo gusuzugurwa uwereye nonaha uvuye mu buzima bwawe, uvuye ku rugo rwawe, uvuye ku bana bawe, uvuye ku nshuti zawe. Zamura haleluya. Dore ijambo nkuzaniye rero kuri uyu munsi rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibyo warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Ntabwo uranyumva neza. Ibyo warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Byagukundira ngo mbwirire abantu batatu ngo felicitation, ibyo warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Bimumbwire. Ibyo warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Ihanurire wowe. Ibyo warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Ibyo wahaze n'Uwiteka yabihaze. Ibyo udashaka n'Uwiteka nabishaka. Noneho rero nushaka wicara utuze, ngiye kuvuga ibintu 7 bigiye gutuma wambuka. Ngiye kuvuga ibintu 7 bigukura mu buzima busharira. Murebe umubwire ngo ubutayu bwaragushaririye koko, ariko uyu munsi wa none Imana igukuye mu butayu ikwejeje Kanani. Butayu burarangira. Vuga ngo n'uyu munsi mwararitswe na Yesu. Reka Yesu abakorera ibyo mutari mwarigeze mwikorera. Nyakira uvuge ngo amen. Nyakira uvuge ngo amen. Nyakira uvuge ngo amen. Rabo songara Robas. Icyambere cyatuma usezerera buno buzima cyasa kigatuma wambuka no kurambirwa ubuzima urimo. Utararambirwa ubuzima buryoshye nibuzigera buza. Imana ishyigikira umuntu warambiwe. Uwarambiwe akimuka agatekereza kwimuka niwe Imana yimura. Iyo utarabirambirwa Imana ikurindira aho uri. Reka ngasubiremo. Iyo utari warambirwa ubuzima urimo Imana ibukurindiramo. Ariko iyo waburambiwe Imana ishyigikira iyerekwa rihari. Murimo muranyumva neza? Ndagiye umunega amatwi bino bintu mubyandike. Ubuzima bwanyu buje guhinduka. Yego? Niko Bibiliya yivuze. Bene Kora bararambiwe. Sikivuze? Ngo Uwiteka utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Iyo utarahaga Imana nagihaga. Iyo utararambirwa ubuzima urimo icyo Imana igukorera irazi kakurindira. Ikavuga ngo nzamurindira muri ubu busiribateri nta kintu bintwaye. Iyo bihisemo Imana irahakurindira. Iyo birambiwe Imana iragushyigikira. Nyakira uvuga haleluya. Yego? Mbariza umuntu mwicaranye ngo ubuzima urimo urabwishimiye cyangwa waburambiwe? Yakobo yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo. Yakobo 2:14 kuba gupfuye. Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ubuzima urimo wowe iyo utaburambiwe Imana irabukurekera. Reka ngo Ubuhamya gatoya. Madamu reba dore nguye aho yica ariko haguruka basuze Agnes Mutego araba. Uyu namurambagije ndi mu buzima bugoye. Ariko nimvuga ubuzima bugoye wumve ngo bwari ubuzima bugoye. Tibyagenze biti. Narambagije umukobwa tugiye gukora ubukwe, karande y'iwacu iganira n'iyiwabo. Hari igihe buriya iwanyu mama ufite karande yo kutubaka yuko nta n'ubukwe buhaba, warangiza ugakubitana n'umuntu nawe ufite uwo mwuka. Hari igihe karande burya ziganira. Mwari mubizi ko karande ziganira? Karande burya ziraganira, burya ziravugana. Hari igihe rero uba ufite iyo mu mizi wajya no gushaka ugashaka uwo nguwo we yararenze mu mizi yarazamutse no mu bwonko. Izo karande rero ziraza noneho zikavugana. Nicyo cyagiye ujya kubona ukabona nta n'umwe ujya ucira bugufi undi mu rugo, urugo rukarangira rusenyutse. Ndambagiza umukobwa
ubukwe buzaba mu kwa 12 bupfa mu kwa 11 mariage birapfuye nihangana imyaka iyo 5 ndimo mvuga ngo mwami Yesu ese wangirira neza ndategereza muri iyo minsi nyiri inzara nyirukana inzu nabagamo ubwo ndahananutse hari ikirere kindi nari ndimo cyari kirimo akantu vuga ngo agafaranga numba zawe amafaranga yisajya ubukene baburaje za karande tujya dukubita z'abantu bazamuka bakongera bakamanuka kumbuho nawo ni umwuka y'iwacu yubanza ureba ibintu bibi wanyu hari igihe ibintu bibi wanyu ari byo bikomeza kugenda bigukubita nutarambirwa zino karande ziwanyu ngo zisenye zizakomeza zikwatake nyiri inzu aranyirukana anyirukanye mburahomba nari umuntu wagiraga abakozi ubwo icyo gihe nibaba bakihari nawe urabyumva wabagaburira iki nari narabazaniwe na wa mufiyase wa mbere biracanga binyobeye nagurishije akantu kose narifite abantu bagira umwuka ugurisha bakagurisha ibyo bambaye bakagurisha udutelefone bakuramo udusimukadi uriya ni umwuka w'ubukene ziriya ni karande ndashimiriye umudamu yaraje kubera ko nta karande yari afite yaraje anyirukanira umwuka wo kugurisha nagiraga umwuka ugurisha mwabantu kandi nawe wasanga uyu mwuka ufite umwuka ugurisha buriya niyo mpamvu ubona njya nkuramo amasaha nkayatanga burya mba ndimo nkubita ya myuka yose narabihinduye nagiraga umwuka ugurisha nkaba afite telefone yakarashamye kora amasamo kadi nkaba ndagurishije mu kanya wamamagara ukambura nawe ufite uwo mwuka niba abantu bagushaka kuri rezo bakakubura uyu ni umwuka umva ugomba kurambirwa fata iyo telefone ufite uvuge ngo wa telefone we nzagutunga ninkurambirwa nzagutanga ngo uhinduze indi irutingi yifite wa televiziyo ye nzakureba amashusho wa televiziyo we nzakureba amashusho n'abana banjye ninkurambirwa nzagutanga hazi indi jye nagiraga umwuka ugurisha naragurisha ngurisha n'igitanda naryamiraga kiragenda umuntu angirira neza bari bantu mu giterane muri Uganda mburita ikinjyanayo kandi kujyaho byari 8,000 by'amanyarwanda umuntu arayanguriza Imana mu umugisha ndambwa nese kuyangurije nzakwishyiraho nkuye arambwira ati mbona usenga Imana nigushoboza ndavuga ningiye Uganda sinzagaruka ni byanyubeye nahise ngenda igitanda nasize nyigurishije buri kimwe cyose ndagurisha mbaciyeho umwuka wo kugurisha ibintu wakundaga kubera ubukene uyu mwuka ndawufumye zamura ibiganza uvuge ngo wa mwuka we ndakurambiwe singushaka soka mu buzima bwanjye ari abantu bari bafite amamodoka dere mwarayagurishije murimo muragenda n'amaguru murimo murirwa mutega amatrene murimo murirwa mutega utumodoka muririrwa ku byapa mutega bisi uyu mwuka mu izina rya Yesu ubasubiza inyuma uwo mwuka wambagaho narawurambiwe n'Imana irawurambirwa nawe ngo kwirukanyaho mu izina rya Yesu fire uyu mwuka nukurekure mu gihe utaratanga ubuhamya bwa Imana yagukuye naga Imana izigera ikuzamura bamwe murabiceceka ngo nituzabivuga ngo bataduseka igikuru ni ugutanga ubuhamya ugaragaza uvuye nayo kujyanye cyangwa yikugejeje mumbwire ngo Imana igiye kuguha ibihamya bigiye gutuma utanga ubuhamya Zekariya naga ajya avuga Yohana ataravuka siko ibintu biri Imana ishimwe none se niba waribaguka butakiba kuki utaduha ubuhamya kutakiba ngo twumve imbaraga za Yesu zahagukuye sibyo muhabwe umugisha uyu mwuka wo kugurisha ugurisha ukagurishwa n'umwambaro ese ka gakote keza wambaraga wagashyize
shana arakagurishije si umujura bamwe baranabeshya ngo barakanyibye bakakwiba byahe ejo ni wagoye 5 abantu mugurisha mukagurisha n'amakado babahaye kagashakoshi kagakado umuntu akakuzanira marike nziza cyane nka Louis Vuitton cyangwa Gucci ati mwana ati ndakagurisha uzikanye n'abagurisha akagurisha n'impeta bambaye nkuko ari umuntu ariko reka ndeke kubivuga ariko kuko nawe mvuze nta kibasimvuze amazina ye ntacyo binwa twigeze tubona ndamwana n'impeta ya William ngo pastor ngo kara akazahabu narakariye ese wowe ukambara gutegeka kwa 2:28 aravuga ngo uzasaba umugeni harongora undi ngo uzubaka inzu we kwitahamo uyu ni umwuka w'umuvumo ugenda ku bantu iyi myuka y'ibisuzuguriro yose igomba kurekura ubuzima bwanyu tukayirukana ibanga nukurambirwa ubu buzima iyo naza kuburambirwa nabugingo n'ubu mbanyi burimo mbanyiri wa wundi ndagira ngo unega amatwi ugira ibintu urambirwa niba abantu bakuza umwuka w'amagambo yo guhora uvugavuga rambirwa buri munsi guhora mu manza wisobanura uyu mwuka urambirwa ureke ufatira ibyemezo hari imyuka itazirukanwa na pasiteri izurukanwa n'ibyemezo wayifatiye mwanyumva neza Yesu ashimwe narahagurutse shuti njya muri Uganda umupasiteri umwe wari unumiye mageze sanga ngo bamwibye miliyoni 27 z'amashiringi ni naraye ijoro ngenda ndi muri Jaguar ha baba uzibazo byambayeho twagiye mu giterane sinari nyifite umwambaro nambara kandi nari umuntu ushaka gukunda kwambara shaho ariko urugera ku rwego ukena ukabura n'imyambaro wambara mageze simvuze izina rye Yesu amereza ikintu cy'igikote yari umupasiteri mugufu byibushye cyane kandi icyo gihe urabona Yesu ututunyama duteyeho vuba urumva ukuntu nanganaga gutyo nari gato cyane arangije anzanira ikote yari umugabo upima nk'ibiro nka 90 gutyo kandi mugufi cyane arangije anzanira ikote ndyambaye ugira ngo ni superi bamaye ngo nitambirizeho ndamugana biragoye nireka niyambarira ishati arambaza ate hari ikintu sigaranye dutege moto ndabwiye se turatega moto turayitegesha iki turayabura none hamagara moto tugenda twitendetseho turi babiri turabavuga butumwa bagiye kubwiriza tuba turagiye tugezeyo muri icyo giterane bambonye ukuntu usa baravuga ngo umukozi w'Imana uri buturuka I Kigali ngo turacyamutegereje umenya bari bazi umukozi w'Imana bari bategereje Ernest uhishwe izina ryawe ni irihe mumbwire ngo ushobora kuba ugihishwe abantu bagitegereje undi kandi wahageje ariko Imana igiye kuguhishura mu izina rya Yesu bari bategereje nari mfite amavuta ariko afite igisuzuguriro ibintu utararambirwa n'Imana nizabirambirwa ubwo nari maze iminsi ndyamye ari kwa masasu nuzuye umwuka wera mvuga indimi ariko kinyishe karande zarankubise ndahaguruka ndagenda njya kuri uwo musozi mvuyeyo nibwo nagiye aho Uganda mageze umushumba wari uyoboye aravuga ati rero bene data abakozi Imana twari dutegereje bagombaga kuva muri Kenya ati bamaze kuhagera ati tutegereje undi mukozi Imana uvuye I Kigali w'umuhanuzi kumbe maze isaha nanicaranye nawe ntabwo yatekerezaga ko ari yarazi ko ari umuntu bakuye aho hirya uje muri icyo giterane mbwirira umuntu mwicaranye ngo Imana izubahisha wasuzuguwe ibyo uri mucamo ntabwo bikuye aho ujya kandi ibyo itavuze ntibikuye ibyo izakora kandi ubwo nicaranye amasezerano icyambayeho ni iki rero baramagurukije ngo mbwirize mbere yo kubwiriza yagarutse gato yakiriye korari wa mupasiteri wanumiye aramwongorera aravuga ati umbabarire Kigali yahageze yamereye ku kirenge wamunangeza ku mutwe kandi simurenganya ni ibihe nari ndimo hari ibihubamo bigatuma usuzugurwa ariko mwege mufite amaso y'umwuka mwirebera umuntu mu biharimo ahubwo Imana nibakore ku maso ibayishurira ibiharimo ajyamo kuko ibihujyamo biraruta ibihuri muvamo
ibi ihanurira uvuga ngo ibihe ndimo nerekezamo biraruta cyane ibihe nicayemo kano kanya. Hawe hagiye guhishurwa umubabaro w'iki gihe ntitwawugereranya n'ubwiza tuzabona hari imbere. Yarahagurutse arambwira ati mukozi w'Imana, ubwo urumva naraye ijoro ngenda, ati tuguhaye iminota 10. Iminota ingahe? Nese mvuga ngo ndakoresha iminota 7 ejo batazanyimana none nongere mbwirize. Narahagurutse navuze Yesu mu minota 7 abantu barishima baranezerwa, barangije bambi bamashiringi niyo yatubereye itike yaducyuye. Simbahaye ubuhamya ra nimwahoraga mubusaba turataha. Ngarutse bukeye nago banyongeye agatuti. Nese nigira ku musozi wa wundi wa Uganda Prayer Mountain njya gusenga, amahurira n'umuhanuzi witwa Samuel, Imana imumugisha. Arangije arambwira ngo mvuko Imana ivuze. Ngo Imana iravuze ngo taha umugisha wa uri Kigali. Nibiri uriya muhanuzi yarari mahanura. Arambwira ngo taha umugisha wawe uri Kigali, ni nawe umugeni wawe ari. Taha, ndavuga ese ndataha niki? Taha. Ahantu ngiye hari umubyeyi umwe, simuvuga izina Imana imumugisha kandi niyubahwe. Aragenda arambwira ati kugira ngo menye kuri umukozi w'Imana n'ahandi hantu bari banjyanye kucumbikishirizaho, kuko aho ngaho byari byakomeye, nabo nta biryo bari bafite, bari bangaburiye ibitoki kandi ndebe igitoki cyarananiye. Nukuri ningusura ntuzanakingaburire kuko urumva bari bangaburiye igitoki kirananira. None banjyana ahandi hantu, mageze rwa rugo rufite n'imodoka, bangaburira banekera ifiriti bayishyiramo, babanje gukora special. Ewewe baravuga ngo nibura umukozi w'Imana ukaba ugiye kurara, uyu mwana wacu azi gupima abantu bafite amavuta. Ati ijoro naramuka asinziriye, ndavuga ni karabaye rahira ko kwaka kana atarakagirwa Mana n'ibindi abigirane. Ati naramuka asinziriye turamenya ko amavuta kuriho. Umva nafashe amasaha 2 yo gusenga, ndavuga ni Mana uno mwana asinzira ubuticura, azakanguke kugeza ejo saa 3 kugira ngo ndebe ko uru rugo nashobora kuruvamo nkomeze niri ruriya mureti hari ifiriti nziza. Haleluya. Mumbwire ngo Imana igukure mu buzima bwo gupfundikanya. Umwana naramusengeye, ubu narasenze kugira ngo nige ndangije ndasoza. Arangije arambwira tumva rero timukozi w'Imana saa 3 umwana akangutse nka za 2:40 nyina araza arambwira ati umva urasize tuzajya dukomeza tubane nawe, reka buke mu gitondo rero. Umugabo arambwira ati byuka, ngo niba bari bagiye ahantu bita ngo niba ari nakurabye bashyira mu modoka, barambwira ari imodoka imeze nka Daihatsu, ati tugende, ati Imana igende ikubwira umuhanda tugomba gucamo. Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuga none se ndabibwirwa n'iki? Ati reba neza, ati Imana iravuze ngo duce ibumoso cya duce iburyo. Ndavuga ni Imana bankoresheje ikizami. Umva reba umuntu mwegeranye mubwira ngo niba uri n'umuhanuzi, Imana ikurinde igisuzuguriro cyatuma bakoresha Imana yawe nka radio. Imana yacu si radio. Mwajya senga, ariko kuko nari ifite ibyanditswe nkajya mubwira ni Bibiliya iravuga ngo tuzagira icyo tugambirira bitubere uko dushaka, nicaha mu izina rya Yesu. Ati ni Imana ivuze nicaha, nkahita nibuka ijambo rivuga ngo nimukura ibishimwa mu bigawa akanwa kanyu kazaba nk'ak'Imana. Nkavuga ni inzira ndayejeje. Imana irambwira ngo ni naye. Naratashye ndaza, abakozi banjye nakoreshaga nibo bagiye kucumbikira, baje kunkura ahantu Nyabugogo. Ciao. Ndagenda baracumbikira ndaryama. Muri iyo minsi nyirinzu nabwo yaje kutwirukana, twabuze icyo twishyura. Ariko nibuka ko ari umupasiteri w'inshuti yanjye njya kumutira urusengero. Hari aho nasengeraga, sinagiye aho nasengeraga kuko nasengeraga byari kongora. Nagiye ahantu nasengeraga
baniza urusengero nkajya ndaramo, ariko ntabwo kwari ugukunda gusenga, kwari kugira ngo mbone ahantu narara ngo ninginge Imana. Bwirira umuntu wicaranye ngo ntukajye urwanya umuntu kuko utazi aho yavuye. Buriya kugira ngo umuntu agere ahantu hari ibikuta, hari imbaga aba yarasenye. Izi mbago nizo tugiye gusenya ku buzima bwawe. Tugiye gusenya zino mbago, ubuzima bwawe buje guhinduka. Naragiye ndicara ndyamye nijoro, Imana iraza irambwira ngo nimvuma isezerano rya mbere nari naragiranye n'uriya mukobwa. Isezerano ndarivuma. Irambwira ngo ndemye irya kabiri. Irambwira ngo saba umugore wese wumva ushaka niwe ngiye kukuremera. Mu nzozi yara ndabwa ni Uwiteka bw'uyanjye nubwo ndi mu butayu urayizi. Jya ugira imitekerereze y'Ikanani kandi uri mu butayu. Ubutayu ntibukajye bugukubita ngo bukwereke ko ari bwo buzima. Ndavuga ni rero papa, ndashaka umugore wanye n'icyerekezo njyamo apana icyo mvamo. Bwirira umuntu mwicaranye ngo ntukajye usaba ibintu bihwanye naho uri, jya usaba ibintu bihwanye n'icyerekezo ujyamo. Ntabwo uranyumva neza. Jya usaba ibintu bihwanye naho ujya, ntukajye usaba ibintu bihwanye naho uva. Aho uva urimo urahava, saba ibintu bihwanye n'icyerekezo ujyamo. Umugore naricaye ndamutegura uwo nkeneye, uwo shaka, uko azaba ameze, uko azaba asa. Njya mu rusengero ndicara, nari nabirambiwe. Ndavuga n'ubu ngubu uko kwezi ndarambagiza. Nicaye mu rusengero, ubwo ninjiye mvuga noke byarangiye, ndatangira kureba umukobwa wari we wese winjira musengere. Ninjiye mu rusengero mbona haje umukobwa wambaye ijipo igera ahangaha. Uyu mukobwa ureba afite ibiguru shawe. Nagiye kubona yari afite agakupe, yagaconze neza, yambaye ibintu by'ibibiju gutya, yambaye n'ibindi by'ibigurumeti hano ku maboko. Arinjira yisize karabero, yakoze karujerevure, nabonaga yisize n'akamaka. Yewe inzara yari yankubise, nari nahombanye, ariko nari nuzuye amavuta, nari nzi icyo shaka, nari narambiwe. Mbariza umuntu mwicaranye ngo umuntu nk'uwakurambagije wamwemera? Wamwemera wahishuriwe uwo ari we? Nibwo nahagaze ndicara ndavuga ngo umva, wa mukobwa we akinjira, ndamureba iteraniro ryose ririmo, ninjye wari uyoboye. Imana ari ukuntu yamishiraga, bakama gatuti kubera amavuta nari mfite, ariko ntibakamaga kubera uko nari meze. Ngiye kubona narirariraga, ntabwo nabagasa nabi, nabagasa neza. Naremeraga nkajya ku itari Nyamirambo, nkagenda nkagura ishati y'igihumbi muri ya myenda imwe yagaruka twumvikane. Aruba karuvati bitaga Obama, nako naragafataga, nari nzi kugafungisha, nkagafata nkagakubitamo, nkafunga, nari nzi kujyanisha kubi. Mbwirira umuntu wicaye ngo nubwo uri mu butayu ariko jya uba n'umusirimu. Sibyo, ugerageze ako gasatsi ugakoreho, niho akajya hagira umuntu ugusoma mu butayu, wowe ubwiyizeho. Butayu buragukubita nawe ukambara rumbi, ajya ukuramo. Ugerageze ufate ka kenda keza wateguye, wirukane karandi mu izina rya Yesu. Haleluya! Bari umugisha. Ndahaguruka mu mwuka utuje. Hari yaje kubwiriza umupasiteri witwa Emmanuel wo muri Miracle Center. Aramubwira ngo umukobwa, aramubwira ngo stand up. Bano umukobwa arahagurutse, aramubwira ngo umva, ati ko nduzi uri musaba visa, uri murashaka kujya he? Ngo ndashaka kujya, ariko mbere yo gusubiza yabanje kugira cyangwa nanjye ahantu nicaye, uruhimbe rwari ruri hari, umukobwa yabicaraga imbere, bari bamwicaje imbere, banangiye gusesekamo ijisho. Ndavuga ni dore umukobwa uhwanye n'icyerekezo njyamo kabisa. Murebye
mpita mubona yambaye bari mama pasiteri. Nari ifite amasezerano ko nzaba pasita. Mpita mubona ari mashyiraga mubona iyo kupe yayishokoje. Niyo mpamvu ubona burya buri kwezi ahindura. Ndamureba mpita mvuga numva uyu ni tuzajya tugendana narageze Kanani, nzajya mbona naribeshye. Mpita mvuga ni wa rugendo we mu butware fite ndaguhagaritse. Wa mukobwa we uzabanza ubu umugore wanjye ibindi bizaza nyuma. Ibyo nkoresha ijambo kubera iki nari narambiwe ubuseribateri. Naravugaga ngo ubu butayu nze tugira umuntu tubuhagaranamo ariko ndimo ndabuvamo. Narizeye manuka ku mushumba njya kumubwira ko hari umukobwa nahagaritse urugendo kugira ngo abanze abo umugore wanjye. Arambwira ati ndabyemeye none uri umusazi. Ndavuga ni waye nago ndi umusazi. Ni ngewe ndizeye. Arambwira ati uriya mukobwa nago yakwemera yanze abantu bafite amafaranga yanze abantu yaramuzi. Ndavuga ndi sinzi n'izina rye sinzi niba ari n'umukobwa gusa nge namubonye kuko nayi narambiwe. Ubuhamya murabuze aho bwakomereje nigeze mbubaha. Ndashaka kugutangariza kuko nari nabirambiwe. Ubu niwe mudamu wanjye tubyaranye gatatu. Mu ikiganza umubwira ngo wikwita kubaguca intege wowe rambirwa ubuzima urimo. Nutaburambirwa Imana izakomeza kugutungisha amana kandi izakomeza kukurindira aho uri. Ariko ndagira ngo unyemerere rambirwa ubuzima utararambirwa. Imana niba warambiwe kuba umushomeri haguruka utangire ushaka akazi. Imana izashyigikira intambwe zawe, izaguha umugisha amajya n'amaza, uzatambuka iguha umugisha, icyo uzakora izaguha umugisha. Gira ibintu urambirwa n'Imana ibirambirwe. Gira ibintu urambirwa n'Imana ibirambirwe. Tarabirambirwa. Abisirayeli bararambiwe bakandagira muri Yorodani iratandukana. Hari ibintu mugira ngo Imana izaza kubakorera. Imana izabibakorera kuko mwabirambiwe. Iyo nza kureba ubutayu ndimo nari kubona ko urumva ubuzima nari ndimo bwaranyemereraga gushaka. None se ubu ngubu yishwe n'inzara nari hora. Abeshejweho n'iki se? Abeshejweho ko natinyutse. Mumbwira ngo nutinyuka bizakunda. Tinyuka. Haleluya. Tinyuka. Uvaho hantu uri. Uvuga ngo birashoboka. Ubari ijambo namaze gushyira muri iki. Nemera ko nta kintu imbere y'Imana kidashoboka. Uko niko ameze. Iyo uje ukambwira ngo bino ntibishoboka ndakubwira ngo bino birashoboka. Kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Kandi bishobokera ugize gute? Uwizeye. Mukoze ikiganza mumbwire ngo hari ibintu warambiwe n'Imana ibirambirwe. Mumbwire ngo nutarambirwa manu Imana izakomeza zikugaburire. Nutarambirwa igisuzuguriro kizakugumaho. Ariko nubirambirwa Imana nayo irabirambirwa. Nubihaga nurambirwa ubukode uragira ibitekerezo byo gutunga inzu. Nurambirwa kugenda n'amaguru urajya gushaka perime. Uvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo nzajya mbona bitanu nkodeshe. Imana ishyigikiriye rekwa rihari. Imana ishyigikiriye rekwa rihari. Imana ishyigikiriye rekwa rihari. Yerekwa ridahari ntabwo Imana igira ishyigikira. Kurambirwa ahantu tumaze kubana umuhanuzi ajya mu mwuka ati reke se pros tuyu mwaka utari warangira ati nubu utarabona imodoka ati sinzongera guhanura. Niye ndavuga ni umuhanuzi w'Imana ufite amavuta angana gutya wasenze se akazuka nazongera guhanura. Mbwira madamu ni byarangiye Imana yavuze twarambiwe uyu mwaka imodoka Imana ivuze ko izayizana. Ibyo twabivugaga tudafite nayo twishyura inzu. Iyo modoka irava he? Ndizera njya gushaka perime nakoze ishuro ya mbere ndatsindwa, ya kabiri ndatsindwa, ya gatatu ndatsinda. Ubwo nyine kugira ngo bihuze no kwa 11 yari yabihanuye mu kwa 11 kujya kwa 11 imodoka izabije. Hari uyimbikiye se? Ndizeye. Nutarambirwa Imana nizigera irambirwa. Njya ku rusengero
mahurira n'umukozi w'Imana ari 50,000 twari dufite by'amanyarwanda. Madame ari yambwiye ati uze kuza kubizana tugura amakara. Ndavuga ni ndaza kubikuzanira sheri. Ngeze ku rusengero umugabo wari yubatse podium arambwira ati ko nubatse inzu ikaba yananiye kuyirangiza nkaba nabuze miliyoni 3 wasengeye Imana ikazima. Nangiye kumusengera numva Imana irambwiye ngo muhe urufunguzo. Ngiye kumuha urufunguzo rw'inzu irambwira ngo naga ari urugo muhe bya 50,000 wari ufite. Dore ngabo batina bari bahari. Bya 50,000 nabikuyemo. Ndamubwira ni Imana irambwiye ngo ningu urufunguzo. Ati kwa chinara Yesu. Nyeneye miliyoni 3,500 ubwo hari ibuye nene narakuye ibyumba. Nari nararibitse muri biro ima umuhanuzi yari yamanuriye ambwira ko ari konake. Ibuye nyabuye. Erega ibi bintu byo kwizera iyo bizanyima amarojike birapfa. Ntabwo bikorera umuntu byizeye. Narahagurutse ndaza. Ryabuye ndavuga ngo uyu ni umwaka rigiye gusohokamo kandi uko n'ukwezi rigiye gusohokamo. Ahantu wabitse bya byifuzo byose ugiye kubivivura. Haraza kuba amavivivi tugiye kubiheshura. Ndaza bya 50,000 nyimara kubimuha mburita ikinyura mburayo negesha igare. Ngeze ku irembo nibuka ko madame ari buyambaze kandi amafaranga nayatanze nta n'igihumbi sigaranye nabuze niti ikinyura y'igare y'ijana. Icyo nakoze ni iki rero? Nageze ku irembo nangira kuvuga indimi. Natashye ndi muri roko sepato korobo sendere boshikazo retoko sekabasondoro bosikaya. Uko mvuga indimi ngeze mu rugo madame barambonye namushuje nirakaseparata nangira kumusengera. Madame abona avuga se uyu muntu utavuga ikinyarwanda mu ikiganzo mumbwire ngo ubura amafaranga ubure n'indimi koko. Ubura amafaranga ubure no kuzura umwuka wera. Na amafaranga ugira na nibindi byose ufite no kuzura umwuka wera byabuze. Ubura amafaranga ubure n'amavuta. Mu ngoro mubwire ngo nukajya ubura byose. Madame araza mushyiraho ibiganza ndamusengera. Bagiye kungaburira ndavuga niturya aratangira kumbaza ibyaya mafaranga. Nkomeza kuvuga indimi nerakosopera nagiye muri dushe mwaraba mvuga indimi mitandyama. Maze kuryama mitasinzira nkangutse nashidukiye hejuru namutanze kubyuka kujya atambaza ibya 50,000 ngo ajye kuyagura amakara. Nahise sohoka mvuga indimi. Madame aravuga ati noneho sinzi uko yabitekereje dene ngo uyu mwamubaza. Dore byambayeho rero. Ibintu utararambirwa n'Imana nizabirambirwa. Nagiye kuri radio umucyo ndabwiriza mu gitondo. Amamagaye ndimo mvugira kuri phone asanga ndacyavuga indimi. Ndavuga ni Imana wanabaye koko ndakomeza mvuga indimi kugeza ku mugoroba. Wa muntu mwaye bya 50,000 byahise bikingura imiryango buki kibanza ubutaka yari yarashyize ku isoko bamuhaye miliyoni 60. Yahise amamagara ati mukozi w'Imana pastoro urufunguzo rwabaye urufunguzo. Atuzi ibintu bibaye ati Imana ikoze ibitangaza. Atumva ngubwire pastor ati umva ati Imana ikoze ibitangaza ati ibintu birakomeye ati Imana ingoreye igitangaza ati bwa butaka naburaga miliyoni 3 none Imana imaye miliyoni 60 ahantu narashyize ku isoko harabuze umukiriya bya 50,000 birahafunguye. Abaje ku ruhimbi twe turi mu masengesho tujya dusenga yitwa n'umurekura ataguhaye umugisha. Bayita amasengesho yo gukirana na marayika. Itangiriro 32, 23 na 27. N'umurekure ataguhaye umugisha. Ako kanya ngiye kubona ahita haguruka wa mugabo aje ku rusengero afata mikoro. Aravuga ngo ndashaka gushima Imana. Ngo dere ishimwe shima Imana. Ubwo perime ndayicaranye. Ati ndashima Imana ko umushumba yasengeye akamura urufunguzo none rwafunguye amafaranga nari nyeneye arenze nayo nashakaga. Ngo none kubwiyo mpamvu muhaye imodoka. Ikibazo nahuye nacyo iyo modoka yaje nafite aho nyiparika.
nurambirwa jya utangira utegure n'ikibanza uzaparikamo imodoka. Nene narateguye perima ariko sinategura igipangu, kandi ibintu mwizera byose bigiye kuba. Nimuvuge ngo amen. Ashimye Imana, ayishima nicaranye na madamu mu rusengero. Madamu aranyebuka, ndamubwira ni none najya nakubwiza ukuri. None se wambeshye iki? Ni burya navugaga indimi, ni kubera ko bya 50 buriya ntago nari nayazanye. Ni burya nakomeje kuba mu ndimi, ni kuko nabonaga ntacyo afite cyo kukubwira. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo vuga indimi, Imana igiye kugusobanura. Ubwo ari kuba kimbashije 50, abonye bamaye kado y'imodoka ngo nje ngendamo. Wanyakira ukavuga ngo haleluya. Wanyakira ukavuga ngo haleluya. Wanyakira ukavuga ngo haleluya. Wanyakira ukavuga ngo haleluya. Reka tuve kuri iyo puwe yo kuvuga ngo kurambirwa. Ufite ibintu warambiwe? Ufite ibintu wahaze? Nutarambirwa aho hantu uri, Imana izahakurekera. Ariko niwemera kuyimuka, Imana irahakwimura. Icya kabiri, Yesu ashimwe, cyakwimura mu buzima busharira ukajya mu buzima buryoshye, no guhindura imitekerereze. Ntabwo uranyumva neza. Guhindura imitekerereze. Guhindura iki? Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo nudahindura iyo mitekerereze wari ufite, aho uri uzahaguma. Ntabwo ushobora gukira utaragira imitekerereze y'abakire. Imigani 23:7 haravuga ngo kuko ko umuntu ategereza ku mutima we ni kari, nta narimwe uzigera ugera ku kintu utari watekereza. Abami ba kabiri ibice byaho ni 13, umurongo ni wa 14 kugeza 18. Elisha agiye gupfa ahamagara umwami, aramubwira ngo enda imyambara yenda, aramubwira ngo yikubite hasi. Arangije yikubita hasi gatatu, aramurakarira, aramubwira ngo iyo uza gukubita hasi 7 wari gutsinda abasiriya kugeza igihe barangirije. Ngo ariko ubwo kubise hasi gatatu uzatsinda Siriya gatatu. Murebe mu maso mubwire ngo aho amaso yawe akwereka ko uzagera niho Imana izakugeza. Mana we, ntabwo uranyumva neza. Amaso yawe y'ibitekerezo akwereka ko uzagera niho Imana izakugeza. Ntabwo Imana izigera ikugeza mu buzima utatekereje. Imana ntizigera igukura mu buzima busharira utari watekereza kubuvamo. Hindura imitekerereze. Uyu mugoroba ni umugoroba wo kwambuka. Uyu mugoroba ni umugoroba wo kuva mu buzima busharira. Uyu mugoroba ni umugoroba wo kwinjira muri Kanani yawe. Kwemera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ijambo ryitwa manu uyu mugoroba rirarangira ku buzima bwawe. Wewe ni bande abantu bizeye ko ijambo manu riri burangire? Ni bande abantu babyizeye? Ibitekerezo byawe nibikwereka ko manu ziri burangire, uyu munsi Imana irazirangiza. Ibitekerezo byawe nibikwereka ko uyu mwaka Imana iri buguye imodoka, nuzongera gutega moto, nuzongera gutega igare, nuzongera gutega train, nuzongera gutega bisi. Kwemera Imana amashyi niba ndimo mbyakira. Muri haleluya. Yobu 22:28 haravuga ngo azagira icyo agambirira cyose kimubera uko ashaka, ngo kandi umucyo uzarasira inzira ze. Ibitekerezo byawe bigomba kujyana n'imigambi ufite. Nyakira uvuga ngo amen. Nyakira uvuga ngo amen. Nyakira uvuga ngo amen. Gutekereza kwawe kugendana n'imigambi ufite. Tekereza. Sima busharira. Sima busharira. Buzima busharira ntabwo ushobora kubusezerera utari watekereza kubuvamo. Mbariza umuntu mwicaranye ngo utekereza ubuzima busharira gusa cyangwa ujye utekereza ko n'uburyoshye bubaho. Murebe mu maso mumbarize ngo ni byose ibyo.
utekereza ko ubwo buzima busharira ari bwo uzagumamo cyangwa utekereza ko buzarangira? Abatekereza ko buzarangira, abatekereza ko buzagumaho, muzagumaho ngaho. Ababyizeye ko bazabuvamo, nimuzamure haleluya. Hindura imitekerereze. Iyo ibintu wizeye ko bishoboka, birashoboka. Kwizera ko ibintu bishoboka. Kwese ngo amen. Daimoni yaraje gushyira ahantu mu gafuka, arakwereka ngaho ni uzapfira. Ntabwo ari uzapfira. Muhanurira umubwire ngo iryo si ryo herezo ryawe. Wagera umubwire ngo si ryo herezo ryawe. Hindura imitekerereze. Aho washyizwe si uzaguma, aho watawe si uzaguma. Ibitekerezo byawe ni Kanani. Gira imitekerereze y'Ikanani. Ubuzima bw'Imana bujya burangira, no ku Bisirayeli bwararangiye. Zamura haleluya. Uyu mugoroba murambuka cyangwa ntago mwambuka? Abizeye kwambuka ibitekerezo byamaze kumvikana ko bari bwambuke, nimuzamure haleluya. Jewe ndambuka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe. Agiye mu byizere. Kanya tugiye kwakira undi muhanuzi. Yamaze kugera. Muvuge ngo haleluya. Baba. Ibintu bigiye kuba ku buzima bwawe nanjye sinzi ibyo ari byo. Ariko amateka yawe agiye guhinduka. Amateka yawe agiye guhinduka. Uko utekereza ni kuri. Kandi nagira ngo mbibutse, itsinzi yose iva mu ntambara. Nudatekereza kurwana, nuzatekereze gutsinda. Kandi gutsikira kwawe siko kugwa. Kandi gusubira inyuma kwawe siko guherayo. Upfa kuba aratekereje kuzagerayo. Nuganira n'abantu babishoboye, ibanga ryo kubishobora no kudacika intege. Nyeganyeza umuntu muri kumubwira ngo nucika intege uzabishobora. Ayiwe Mana we, mumbwire ngo ibyo watekereje nucika intege, iyo nzu watangiye nucika intege uzayuzuza, nucika intege iyo business watangiye uzayuzuza. Zamura haleluya. Ibanga ryo kubishobora no kudacika intege. Muhabwe umugisha. Narivuze ngo muhabwe umugisha. Manu muzi icyo ari cyo? Ubuzima bwa manu murabuzi? Manu ku bantu batayizi. Manu ni ubuzima butarazwa. Murayirya ikararishize, iyo muyirashe irabora. Ibyo mwari mubizi? Urayirya ikararishize, iyo irashe irabora. Niyo mpamvu mubikiriza kuri mobile money, bikarangira n'ubundi muyaguza amayiniti arangiye. Ubwo n'ubuzima bwa manu. Niyo mpamvu umuntu aguha invitation ukamubwira ngo rindira ukwezi kubera iki mu kigega nta kirimo. Nago manu nagizigamwa. Ariko mugiye kwinjira mu gihugu cy'amata n'ubuki. Igihugu kirimo ibyimejeje. Abanake bamaze iminsi bagukorera, baragukoreye, igihe kirageze ugiye kwinjira mu byawe Imana yateguye. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Dore impamvu mugiye kubyakira nuko mwanejeje umutima w'Imana. Igitabo cy'umubwiriza ibice byawo ni 2 umurongo wa 26. Umva ukuntu havuga. Haravuga ngo kuko unezeza Imana, Imana imuha ubwenge, icya kabiri ikamuha kumenya, icya gatatu ikamuha umunezero. Ngari ku munyabyaha ngimuha kuruha, ngasarure, ngarunde, ngabona ibyo guha unezeza Imana. Mufate mu kiganza se wamuzanye yararitswe na Yesu. Mumbwire ngo mva ngubwire mwene data. Nawe udukurikiye online umufate. Mumbwire ngo mva ngubwire mwene data. Mumbwire ngo Imana ikujyanye Kanani. Mumbwire ngo Kanani irateguye. Kanani ni amanu zibayo. Kanani ni ibigugu. Kanani ni ibyimejeje. Kanani ni ubuzima buryoshye. Kanani ni ubuzima bw'umunezero. Kanani ni ubuzima bw'ibyishimo.
mumbwira ngo niwite ku batuye Kanani, Imana igiye kubirukana muri Kanani, ugiye kuhatura. Niba Imana ikubwira ubucuruzi muri Matewusi, wikwita kuri muri iyo nzu. Niba Imana ikubwira ubucuruzi hariya, niba Imana ikubwira akazi muri cya kigo, wikwita kuba yicayemo. Imana ibwira Abisirayeli Kanani, Kanani yari irimo Abanake. Imana igiye kubashakira aho bajya, nawe ugiye gutura. Imana igiye kubashakira aho baba, nawe ugiye gutura. Zamura haleluya. Mumbwira ngo abari bayicayemo sinzi aho bajyanye, igikuru nuko iguhaye gakondo yawe. Abari bayicayemo simbizi, abari bayicaye simbizi, abari babifite simbizi, abari bahatuye simbizi. Vashti agiye kuva ku ntebe Esiteri yicare. Muranyumva neza? Haleluya. Hamani agiye guhaguruka ku ntebe Morodekayi yicare. Sawuli agiye kuva ku ntebe Dawidi yima ingoma. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Iyo ni gahunda y'Imana. Banza uhindura imitekerereze, wumve ko ibintu bishoboka. Niwizera ko bishoboka, Imana ije kukwinjiza mu byamaze gushoboka. Ni bande bantu biteguye ko uyu mugoroba bari bwinjire muri Kanani yabo? Ngo muzamure haleluya. Wanyakira ukavuga ngo haleluya. Wanyakira ukavuga ngo haleluya. Wanyakira ukavuga ngo amena. Kora ku muntu mwegeranye umubwire ngo nonanga imuka mu bitekerezo. Ongera umubwire ngo tangira wimuke mu bitekerezo. Mumbwire ngo ndimutse. Mumbwire ngo mvuye mu Kajake. Mumbwire ngo mvuye Nyakariro. Mumbwire ngo mvuye ahantu. Mvuye muri twa tuntu bahimba amazina. Vuga ngo ninjiye ahandi hantu hashya. Urabyizeye cyangwa ntabwo ubyizeye? Urabyizeye cyangwa ntabwo babyizeye? Icya gatatu soza nimuvuge ngo amen. Kugira abantu mwinjirana mwiyerekwa. Vuga ngo kugira abantu. Subiramo ngo kugira abantu. Mufate mu kiganza se wamuzanye mumbwire ngo mwene data, Imana yawe iguhaye abantu ugiye kujyana nabo. Mumbwire ngo iyo wijyanye wenyine uraruha, ariko iyo ujyanye n'abandi bakuruhura umutima. Mumbwire ngo wahuye n'abagukomeretse, ariko Imana itoranyije abantu ugiye kwinjirana nabo muri Kanani. Imana itoranyije abantu. Yesu yafite abigishwa 10 na bangahe? Yari afite 12. Eliya yagendanaga nande? Na Elisha. Yego? Yego? Yego. Wowe uragendana nande? Wowe uragendana nande? Ngo uzagenda wenyine? Ibyo byo kuvuga ngo uzijyana wenyine, ibyo ni ibikomere. Imana iguhe kujyana n'abandi bantu. Abagukomeretsa barahari na ba Yuda barimo, ariko Imana yateguye na ba Petero, Imana yateguye na ba Yohana, Imana yateguye na ba Yosefu. Imana iguha abantu mwinjirana mwiyerekwa mu izina rya Yesu. Iyi Imana igiye kukujyana ahantu hakomeye, itegura n'abantu muzinjira nayo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mumbwire ngo iyerekwa ryose ufite rizashyigikirwa n'abantu. Hari igihe umuntu usaba nsenga ngo mu izina rya Yesu ngo ndirukana abantu. Urirukana uko wirukana abantu uri murirukana Imana. Imana ikoresha abantu. Abantu babi barahari ariko nabeza barahari. Irukana umwuka uri mu bantu babi, uhamagara abantu beza. Mwijuru haba ubuntu. Imana iguhaye ubuntu, ubuntu buguhuza n'abantu, abantu bakakuzanira ibintu. Yego? Ukeneye abantu, Imana iguha abantu. Mumbwire ngo ibintu ukeneye bifitwe n'abantu. Ubutunzi bwawe Imana yabubikije abantu. Akazi kawe Imana yakabikije abantu. Visa yawe ifitwe n'abantu. Igihugu uzajya muzakirwa n'abantu. Ayiwe Mana we. Ni bande bantu bashaka kujya muri Amerika? Murahari? Ubuso uzajyaho n'abantu bariyo. Imana igutegurira abantu ku isi. Mujye mumenya gusenga, musengere n'ibyifuzo. Mumenye uko musenga. Kandi Imana iguhaye abantu, ibiguhaye ubutunzi.
Bibiliya iravuga ngo ubwishi bw'abantu, ngo icyubahiro cy'umwami ngo ni ubwishi bw'abamugose. Yego mumbwire ngo icyubahiro cyawe n'abantu bakogose. Mumbwire ngo Imana iguha abantu. Munyemerere tugiye gusenga. Tugiye gusenga Imana iguha abantu. Iguha abantu b'umumaro. Iguha abantu bakwiriye mu buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana iguhuze n'abantu. Hari abantu bafite ibyawe Imana ibashyire mu nzira mugiye guhuriramo nabo, kugira ngo winjire muri iri yerekwa nuko Imana iri buguhuze n'abantu. Imana iguha abantu. Imana iguha abantu. Imana iguha abantu baza gusoza inzozi zawe. Imana iguha abantu bakwinjiza mu iyerekwa ryawe. Imana iguha abantu baguhuza n'ibyawe. Yesu we yagendanaga nande? Yagendanaga na Karebu. None yo ngo uzagenda wenyine. Nugenda wenyine uzagera hafi, ariko nujyana n'abantu uzagera kure. Imana iguha abantu ugendana nabo. Imana iguha abantu bagukomeza umutima. Imana iguha abantu bagushoboza. Imana iguha abantu bakubwira ngo uzabibasha. Imana iguha abantu bakubwira ngo uzabigeraho. Emerera ibindi bine ko ndibuze kuza kubivuga cyangwa azabivuga ubutaha kugira ngo muhaguruke dusenge. Mwanyemerera? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muhaguruke. Zamura ibiganza byawe. Tugiye gusenga. Nawe udukurikiye online tugiye kugusengera. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Zamura ibiganza byawe uvuge ngo Mwami Yesu Kristo, uyu mugoroba, iki gitondo cyanjye ku buzima bwanjye, nonaha ndahamagara abantu bafite ubutunzi bwanjye, ndahamagara abantu bafite promosiyo yanjye, ndahamagara abantu bagendana amahirwe yanjye, abantu bafite amahirwe yawe ndabahamagaye nibaguhuze nayo, abantu bafite umugisha wawe Imana niguhuze nabo. Ndahamagara Yonatani ku buzima bwawe. Yonatani uguha amakuru akwiriye. Yonatani uguha amakuru y'ingenzi. Akira Yonatani mu izina rya Yesu. Akira Yonatani mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndahamagara abantu. Subiramo ngo ndahamagara abantu. Abantu b'umugisha. Fata telefone yawe. Fata telefone yawe. Fata telefone yawe. Fata telefone yawe. Wayifasha? Gizamure hejuru. Fata telefone yawe. Ufite abantu muri telefone benshi? Si benshi? Nubafite? Nufite abantu benshi cyane muri telefone yawe? Aba bantu bose ufite muri telefone bose niko bagufitiye umumaro. Tugiye kubasengera rero. Hari abakugambiriyeho kukugirira umumaro ariko babuze ubushobozi. Tugiye kubasengera nabo bagira ubushobozi bari muri iyo telefone. Kuko ujya kumwandika wamwanditse kuko umukunzi. Siko ibintu biri. Iyi telefone yawe hari amakuru yanyuzemo agutera ibikomere. Banzu yifata uvuga ngo umuntu wese wankomerekeje binyuze muri telefone, vuga ngo ndakubabariye. Vuga ngo manuriye abantu bari muri no telefone. Manuriye zino kontakte zose nizimindukiriza umugisha. Vuga ngo Mwami Yesu Kristo, niba ari batanu mu bantu 100 mbitsemo muri iyi telefone, nibamamagare abangambiriye y'ibyiza bashobora kungirira neza. None ahangaha ndabasengeye abadafite ubushobozi bubahereze, ababyanze bashoboze, ababyananiranye ndabasengeye bayimbaraga. Mwami Yesu, uwo ngendana nawe muri iyi telefone yanjye udakijijwe, noherejemo imbaraga z'Imana. Nakizwe, nakizwe, nakizwe. Mfite ububasha bwo kumuhindura. Mfite ububasha kwa Yesu. Dufite ubushobozi kandi dufite ububasha iyo twizeye amagambo ye
nk'uko yatubwiye